Nshuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane nawe. Nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge mbere yuko dutangira kuganira. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, tugushimiye ko uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Uduhe ibihe byiza, uvugane n'imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nguhaye ikaze nanone. Reka dusome Zaburi 136 umurongo wa 23. Haravuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Hari igihe umuntu anyura mu gihe cyo gucishwa bugufi mu gice cy'umwuka, mu bugingo no mu mubiri. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Ubwo twari ducishwe bugufi. Gucishwa bugufi bitandukanye no guca bugufi ubyishakiye. Hari igihe umuntu ahitamo kwicisha bugufi, ariko gucishwa bugufi ni imbaraga udafiteho controle zikubwira ngo zigucisha bugufi. Hari igihe umuntu acishwa bugufi rero mu buryo bwinshi. Uyu munsi ndaza kugaruka cyane ku gucishwa bugufi mu gice cy'umubiri, ariko nanone bidasiga gukomereka kw'amarangamutima. Bibiliya yatubwiye ngo yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kubw'imbabazi zayo. Iyo usomye Zaburi 136 bavuga cyane ku Bisirayeli. Mutekereze ko bamaze imyaka 430 bacishirizwa bugufi muri Egiputa. Birumvikana ko ntabwo bakora ngo bahembwe, ntabwo bahabwa agaciro nk'abakozi, ntabwo bari abantu babene igihugu, bari abantu bacishwe bugufi gusa. Nta muntu yapfuye ngo aburanwe uburyo bwose yapfuyemo. Sinzi niba no gushingura byari byemewe mu buryo busanzwe, ariko mutekereze ko imyaka 430 ucishwe bugufi ari igihe kirekire kandi kibi, cyuzuyemo umubabaro uteye ubwoba. Mutekereze ko igihe Imana yagambira kubakura muri Egiputa, yaravuze ngo yumvishe kuniha kwabo. Mutekereze ko kuniha kwazamutse kukagera ku Mana kubera gucishwa bugufi. Ubwo ni imibabaro yegereranyije, iyo mibabaro yazamutse ikagera ku Mana. Hano Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kubw'imbabazi zayo zihoraho ibihe bidashira. Birashoboka ko dukurikiye umunsi uri muri position yo gucishwa bugufi mu buryo busanzwe bw'umubiri, mu gucishwa bugufi mu buryo bw'ubwenge cyangwa se amarangamutima, no gucishwa bugufi mu mwuka. Yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Hari igihe umuntu aba mu gihe cyo gucishwa bugufi mu by'ukuri. Hari igihe umuntu abaho mu gucishwa bugufi mu buryo butandukanye. Hano icyo nagira ngo usigarane ni uko Imana ijya yibuka abacishwe bugufi, kubera ko mu gihe cyo gucishwa bugufi hari ubwo umuntu agera igihe akagira imyumvire ko n'Imana yamutaye cyangwa se yabigizemo uruhare, agashidikanya gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana, akageza ubwo yibwira ko Imana nayo yagize uruhare mu kumuta. Ariko ntabwo ariko bimeze. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi. Ikintu nagira ngo usigaranemo hano ni uko Imana ijya yibuka abari mu gihe cyo gucishwa bugufi, kandi ikabikorera imbabazi zayo. Hari ubwo umuntu ashobora kwibaza ngo iyo bigitangira uri gucishwa bugufi, hari ubwo usenga cyane ukiyiriza bishoboka, ariko sinibwira ko niba igihe cyo gucishwa bugufi ari kirekire kuzakimara cyose wiyirije. Hoya, ahubwo ukwiye kwibaza ngo ahubwo ni gute nakwitwara mu gihe cyo gucishwa bugufi. Ariko iyo birenze icyo gihe, mbese ndavuga uko igihe kigenda kiba kirekire, hari ubwo wibwira ko Imana yagutaye, yenda ari umufatanyabikorwa n'abari kugucisha bugufi. Inkuru nagira nkubwire nziza nakuzaniye ni uko Imana ijya yibuka abari muri position yo gucishwa bugufi. Ariko nanone iyo Imana ije, ntugire ngo icungura igice cy'umwuka gusa, ahubwo n'amarangamutima yacu irayacungura, n'imibabaro yacu irayicungura, n'ibitugora igira icyo ibikoraho. Nagira ngo ugirire Imana icyizere, wigirire icyizere, wibwire ati ndi gucishwa bugufi mu buryo butandukanye kandi simbifiteho controle.
byaba ari ibyazanywe n'abandi bantu cyangwa se ari byo wagizemo uruhare, cyangwa se byaragizwemo uruhare n'abandi bantu, ngufitiye inkuru nziza. Imana ijya yibuka abari mu gucishwa bugufi. Gusa yibuke nawe, yigirire icyizere, izere ko ubwo ugihumeka ejo ari heza kuruta uyu munsi. Imana igifite ikindi yakora. Yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi, kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka. Ntabwo bikorwa no kuba wasenze menshi, nubwo navuze ko kwiyiriza ari byiza no gusenga ari byiza. Ntabwo bikemurwa nuko ufite ababikugiramo, oya. Nabo ni beza kuba bahari, abagufasha. Ariko bikemurwa n'imbabazi zayo zihoraho iteka. Imbabazi z'Imana sinabona uko nzisobanura, ariko ntabwo izigira bamwe ngo ireke abandi, ntabwo itabara bamwe ngo ireke abandi. Yatabaye Abisirayeli mu myaka 400 bari muri Egiputa, ntabwo yareka kugutabara nawe. Ubwo iyo tuvuze ngo imyaka 400 ni igihe kirekire ubimazemo, ni igihe kirekire umaze ucishwa bugufi, ni igihe kirekire cy'umubabaro, ni igihe kirekire cyo gucishwa bugufi nyine. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Muribuka Abisirayeli bari mu bunyage bw'imyaka 70, ubwo n'ubunyage bwa kabiri, ukuntu Danieli yasenze kugeza ubwo Imana yibuka umubabaro wabo ikabakura mu kundi gucishwa bugufi. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi. Ntabwo mwibuka ko Esiteri igihe atakira Imana yumvishe gutaka kwe ikabakiza jenoside bari bagiye gukorerwa? Ubwo se si ukwibukwa bari mu gucishwa bugufi? Ntabwo muzi ba Shaduraka na Meshaki na Abedunego ko bari mu gucishwa bugufi, na Danieli byamubayeho ajya mu ntare? Bombi ntabwo mwibuka ko Imana batabaye bari mu gucishwa bugufi? Nta bantu uzi batanditse muri Bibiliya bari mu gucishwa bugufi ku buryo babura n'ifunguro ry'umunsi, cyangwa se n'ubuzima bw'ibanze budahari, ariko ubu bameze neza. Nta bantu uzi Imana yakoreye bimeze bityo? Tureke abo bose. We wiyibutse mu myaka 20 ishize, nta bintu Imana yakoze bigaragaza ko yakwibutse? Yego uyu munsi udukurikiye ufite ikibazo kimwe, 2, 3, 4, 5, ariko hari ibindi Imana yakemuye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kubw'imbabazi zayo. Nzi abantu bamaze imyaka 25 batafite umwana, nzi abantu bamaze 15, nzi abantu bamaze 10, 8, Imana ikabaha umwana, noneho ikabibakuye mu gucishwa bugufi. Cya kibazo kivuga ngo ugize bangahe, cya kibazo kibaza ngo uwa mbere yiga mu wa kangahe, cya kibazo kivuga ngo turicuza ko waje gushaka muri uyu muryango, birasa nkaho utabaye umugisha. Bya bibazo bituma utinya no guterura uruhinja ngo rutagwara bakavuga ngo uri umurozi. Ibyo bibazo byose Imana ikabigukuramo, ikaguha umwana nyuma yo gucishwa bugufi igihe kirekire. Nzi abantu bagerageje inshuro nyinshi, bakatangira bizinesi bikanga, akazagerageza indi nshuro bikanga, ikindi gihe Imana ikamukura mu gucishwa bugufi ikamugirira neza. Nzi abantu bari bafite amarangamutima akomeretse, ubwo ndenze igice cy'umubiri kangiye mu bugingo. Nzi abantu bari mu gucishwa bugufi kubw'amarangamutima akomeretse, Imana ikabagirira neza, ikomora ibikomere byabo. Hari n'igihe umuntu acishwa bugufi mu buryo bw'ubwenge, bakajya bakubwira ko utize, utabwenge ugira, utari umuntu ukora ibintu neza. Ushobora gucishwa bugufi na shefu wawe mu kazi, ushobora gucishwa bugufi n'ukuyoboye, ushobora gucishwa bugufi n'uwo mwubakanye, akajya akumvisha ukuntu nta bwenge ugira, kandi bikazagera igihe nawe ukabyemera ko ntabwo ufite, kuko uri mu gihe cyo gucishwa bugufi. Hari n'igihe ucishwa bugufi n'umuntu yoroheje, wenda nk'umuntu uhemba ubafasha mu rugo. Uwo muntu nawe akaba igikoresho cyo kugucisha bugufi gusa. Yewe bishobora kuba no ku mushumba wawe, umuntu mwahuriye mu rusengero, waje wizanye, ariko uwo muntu akakubera ikigeragezo mu buryo bukomeye, akaba ari umuntu wo kugucisha bugufi. Na sosiyete nayo igiye gucisha bugufi. Bibaho abaturanyi bawe, inshuti za hafi bakaba abantu bo kugucisha bugufi, bibaho rwose. Ushobora no gucishwa bugufi kubera ari igihe nyine abantu cya rusange.
natanga urugero nka covid yaje ari igihe gikomeye ku bantu benshi. Iyo ibiciro byazamutse ku masoko kiba ari gucishwa bugufi bya rusange. Ariko nanone n'umubiri hari igihe uzana indwara, ushobora kudukurikira uri kwa muganga cyangwa se uri mu myaka mikuru baratangiye kubona indwara zitandukanye, uri mu gihe cyo gucishwa bugufi. Ariko nagira ngo icyo usigarana kibike, Imana yaratwibutse ubwo twari ducishwe bugufi kubw'imbabazi zayo, kubw'imbabazi zayo. Nagira mbabwire nsoza ko imbabazi z'Imana ziri infini, zingana uko Imana ingana. Izabikorera imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, iteka ryose. Nusoma muri Bibiliya ngo iteka ryose ujye ubyitondera, uceho akarongo, ibikorera imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Kubw'imbabazi z'Imana izakwibuka, ntirobanura ku butoni, mu isi yose ukora ibyo ishaka iramwemera, ntabwo igirira neza bamwe ngo ireke abandi, ntabwo itabara bamwe abandi ngo ireke kubatabara, oya, ibikorera imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye imbabazi watugiriye uduha Kristo tukamumenya nk'umukiza. Uyu munsi tukaba twarababariwe, tukaba turi abana b'Imana. Imbabazi ntuzigira gusa mu kuducungura, ucungura n'imibabaro yacu, ucungura n'ibyadukomerekeje n'imivumo, ucungura kahise kacu, ucungura ibintu byose. Ndasenze kugira ngo imbabazi zawe zibane n'uyu muntu ari mu gucishwa bugufi, ahari ankurikiye ngewe ntazi, umufashe Mwami. Gucishwa bugufi kwe Mwami kuzabe gushigwa hejuru mu gihe gikomeye kubw'izina ryawe. Ndagushimiye ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.